Hello guys, nongeye kubasuhuza mumeze gute? Umunsi mwiza abari hirya no hino, mukomeze mugire umunsi mwiza azwe. Amakuru yari meza, umuntu tugiye kurebera hamwe iyi video ikagera ku musozo, araba afite ubushobozi bwo kuba yamenya uko yareba cover nziza maze akaba yayikoresha kuri YouTube nta copyright, akareba cover nziza yashyira kuri video ye maze ikaba yamuzanira views. Icyo usabwa ni ukureba iyi video kugera ku musozo. Okay, niba uri mushyashya kubona muyoboro ukaba utarakanda subscribe urimo uracikanwa, reba mwe buto yaho hasi yanditsemo subscribe, nurangiza ukandeho maze ukore kukazogera ujye ubona video zacu umunsi ku wundi. Welcome. Okay, icyo turakora tudatinze, turaza muri application yacu nababwiye bakuraho amakava cyangwa icyo twakita thumbnail wifashisha maze urebemo thumbnail nziza ube ariyo wakifashisha abari nayo udownloadinga. Icyo urakora uraza muri application yacu bita Canva maze uyifungure. Numara kuyifungura, hano turategerezaho akanya gatoya maze baduhe thumbnail ameze neza. Urabona hano aha hepfo title, ahangaha bari kukubwira ati YouTube thumbnail, Instagram, social media, video, presentation, document, whiteboard, website, more. Okay, izi ni imbuga nyinshi cyane bakorera amakaza meza cyane maze ukawaza ukayafataho hano. Wowe niba ale amakava amathumbnail yo kuri YouTube uraza kandi hano hambere handitse YouTube thumbnail, Instagram urakanda hariya kabiri maze basubiza wajoyininga nawe ukajya mu banyamuryango, bakajya mu banyamuryango. Niyo mpamvu rero ugomba kuba warebye iyi video maze ikagera ku musozo. Urabona hano hari thumbnail menshi cyane bagiye baduha, menshi cyane. Urabona ko ni nyinshi cyane zirimo ahangaha. Aze nkwereke uko wazi downloadinga. Wenda uraza hano ube waza urebemo imwe nziza maze ube wayikandaho. Nurangiza icyo urakora hano, ibi bintu byanditsemo hano uraba wabihindura cyangwa se ube wabisiba byose ukandikamo ibyawe. Wowe kurikira, uraza ubikandeho. Tayari ukibikandaho barakuzanira akantu kameze nk'agakombe, ukandeho tayari birahita bisibama. Maze niba ushaka kwandikaho uraza nabundi wemezeho bakuzanire aho bandikira maze ube wakandikaho. Hano uraza ukandeho, nurangiza ukore hano. Hano niho uri buze kuba wakandikira.
ushobora kuba wazamura ka taburo ukaba wakagira kanini cyane bitewe n'ibyo ugiye kuba wakongeramo wandika. Uraza ube wakandikamo amagambo ushaka bitewe n'abo uri kuyasangiza. Nawe uraza wandikemo icyo ushaka. Maze nurangiza ahangaha uraba wasikana, uraba ubisirangije urebe ko wabyanditse neza, ube waza ugahitamo ibara ushaka ko byiyandikamo. Uraza ube wahitamo ibara, hano ni amabara menshi. Uraza ube wahitamo ibara. Hano uraba wabyongera, uraza ube wabyongera. Hano urabona ko bitagaragara. Uraza ube wareba maze aho wabishyira, niba wabikoze neza.
turaza tube twagashyiramo hano, maze niturangiza icyo urakora uraza hano hejuru, hari akantu kameze nko kudawunirodinga, uraza uhita ukanda kuri kano gafureshi kareba hejuru, hano hejuru mu kuboko kw'iburyo ku nguni, maze ugakandeho kuri kano gafureshi kareba hasi. Ukimara gukandaho urategerezaho akanya gatoya, maze kisevinge kuri fone yawe. Nkwibutsa ko iyi ni ya cano yanyu mukurikira, wibuka gukanda subscribe, ukora no ku nzogera. Urabona hano ahise yiyapulodinga, ihise igeraho. Iyi ngiyi wibuke ko ari cano wakifashisha, maze ikaba yagusobanurira ibintu bijyanye na social media. Urabona ko ubundi iyi cano ibagezaho ibibazo, ibakemurira ibibazo mwari mufite. Niyo mpamvu ugomba kuba wayijoyininga ugakanda subscribe, tukajya tubana umunsi ku wundi. Rero ndagushimiye wowe twabanye. Iyi video hari icyo igufashije wanyandikira muri comment, maze ukanibuka no gusharinga iyi video. Icyo urakora wowe uraza urebe ko ya video yawe ikupe, urebe ko yageze kuri file ya phone yawe. Mwibutsa hariya wagenda ugakora video yawe nziza, maze ukaza kurira wareba mo cover wifashisha. Uraza ujye muri image, tayari urahita ubona ko yagezemo, maze nurangiza ube wakapulodinga video yawe yujuje ibisabwa. Komeza kubana natwe, naho ubutaha, mugire ibihe byiza.